Egiputa munsi tugiye kuganira hamwe ijambo ryiza, kimwe mu kimera Imana yaduhaye, tungurusumu. Tungurusumu ni ikimera cyiza gikungahaye, gifite agaciro ku mubiri wa muntu. Niyo mpamvu mu butumwa twizera mu bwo tubwiriza ntabwo busigana no kwirinda no gukiza amagara ya muntu, kumugoboka kugira ngo nawe yigirire akamaro. Niyo mpamvu muzabisanga mu rwa kabiri rwa Petero mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 6 bavuze ijambo rikomeye, baravuga ngo kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana. Ngo abantu iyo bamaze gusobanukirwa, bamaze kumenya, bamaze kwiga iby'ijambo ry'Imana, bamaze kubisobanukirwa, bagasoma iby'ibyaremwe, bakamenya icyo bibamariye, baravuze ngo bongereho kwirinda. Ni ukurinda impagarike, bakarinda ubwenge, bakarinda imibiri yabo. Ibyo byose bikaba mu isi binogeye Imana, bakaba ari abantu bashimwa n'Imana n'abantu. Niyo mpamvu iyi tungurusumu ni nziza, ifite uruhare ku mubiri w'umuntu, yamugirira akamaro aramutse abyiseho. Niyo mpamvu kugira ngo tuyisobanukirwe dusabwa kuyigaho, tukayisobanukirwa, iyi ngingo yo kumenya tukayimbikaho. Tungurusumu rero ni nziza, ariko akamaro kayo ni kenshi cyane. Iyi tungurusumu iribwa ari mbisi cyangwa itetse, inyobwa mu mazi, kuyikubishaho abantu bababara. Ubwo ni uburyo bukoreshwa kugira ngo ikugirire akamaro. Iyi tungurusumu irakungahaye kandi ifite ubushobozi bwo gukoma mu nkokora ibitera indwara, yica imyanda, igatera ingingo gukomera, ikabuza umubiri kwandura mu buryo rusange, irinda ibihaha, igakingira ingingo zifatwa n'indwara, igatuma ingingo zisohora imyanda zikorera hamwe, ikamagana imvururu zo mu mubiri. Iyi tungurusumu ikoresha neza indurwe yo mu gifu, ikongera imbaraga n'ubushyuhe bw'agahu gashashe mu gifu, itera kwituma neza no kunoza neza kw'igifu. Icyatuma imerera umuntu nabi ni ukutayikanjakanja neza bihagije, cyangwa se ukaba ufite igifu gifite ibisebe. Ni bibi kutayubahiriza nk'itegeko, kuko ufite imbaraga zirwanya inzoka zo mu nda n'indwara z'imitsi. Ituma umutima utera neza ikoresheje gutunganya amaraso. Tungurusumu yorohereza amaraso mu rugendo, ikabuza umuvuduko urenze cyangwa se umuvuduko ugenda gakeya. Ikora mu mpande zose, ku maraso agenda buhoro n'ayihuta. Umurimo ikora ni ukuyasubiza kuri gahunda ikwiriye. Birakwiriye ko umuntu ukoresha tungurusumu areba ubwiza n'ubugiraneza bwayo. Ntukibagirwe ko tungurusumu ari umuti w'inzoka ufite ubushobozi bwinshi. Uburyo ikoreshwa ni ugucagagura uturayi 3 twayo, ugatogotesha mu mazi yuzuye icupa. Yamara gushya ugashyiramo ibiyiko 2 by'isukari, bikamaramo amasaha 10, cyangwa se ukanywa mu gitondo kare 3 ku cyumweru. Ku bana ni ukuyisekura ari nyinshi, ugashyira mu gatambaro keza, ugapfundika mu ijosi ry'umwana, maze inzoka zigahunga zikava mu mubiri. Mu kuvugurura imbere hagaragara ibyiza ni ukuyikoresha ari mbisi, kuko kuyiteka bigabanya ubushobozi bwayo cyangwa se n'umurimo wayo. Ubundi buryo bwo kuyivurisha ni ukuyishyira mu kirahuri cyangwa se akavere cy'amazi ashyushye bikararamo. Mu bitondo ukanywa ayo mazi, ukabikurikiranya neza, ukarangiza iminsi 4 mu cyumweru. Uburyo rero tungurusumu ikoreshwa ku bana ni ukuyisekura ari nyinshi, ugashyira mu gatambaro namaze kubibabwira. Ishobora kuvangwa n'izindi mboga mbisi nka persile n'amavuta ya elayo. Ubanje kubisekura uduheke 4 ku muntu mukuru cyangwa se 2 ku mwana. Urengeje urugero yatera icyaka umuntu. Kuyivurisha inyuma nabyo birakenewe. Ahantu hose habyimbye ushobora kuyisigaho, ubikora inshuro nyinshi mu minsi. Ukajya uherutsa kurambika ibumba watobye mu mazi kugeza igihe riba akondo, rikajya rimara isaha 1. Ukabikora kenshi kugeza igihe uzakirira. Bishobora kuvura inkovu, ibibyimba, gutamuruka k'uruhu rwo mu kirenge, inkabya, ibipfurugunyu cyangwa se ibintu by'abiza byipfundikanyije. Ibyo nabyo tungurusumu irabivura,
ku barwaye amenyo cyangwa amatwi nabo ishobora kubafasha. Akamaro kayo rero karihariye cyane. Tungurusumu ni ikiribwa cyiza. Akamaro ka tungurusumu karihariye cyane. Tungurusumu ibarirwa mu byo kurya bishinzwe gutunganya no kuvura imitsi minini. Ishinzwe gukiza no kurinda abantu ibibi bitagira umubare, itera abantu kurama, kandi abantu bayikoresha muri gahunda yo kurya ntibakunda kurwara kanseri. Mu gihugu cya Misiri cyangwa se mu gihugu cya Egiputa muzabikurikirana neza, tungurusumu yari ibariwe mu byo kurya bitera imbaraga abakoraga imirimo ivunanye cyangwa se Abisirayeli mu gihe bari bari uburetwa. Ku ifunguro ryabo babageneraga tungurusumu kugira ngo bakomeze kugira imbaraga. Abagiriki bo bari barayigeneye kuribwa n'abakora amarushanwa yo mu kwiruka kuko itera ubwira n'umwete udacogora. Abanyamerika bo ni mu bikurikirana bo basangaga tungurusumu ifite ubuhanga buhanitse mu kunganira ingingo. Ndetse iyo bagiye gusura, iyi tungurusumu ishobora gukoreshwa cyane mu gihe cy'indwara z'ibyorezo, cyane wenda bagiye gusura ahantu mu birere hugarijwe n'indwara z'ibyorezo. Iyi tungurusumu wayifashisha uduheke 4 ukadushyira ku igaburo ryawe mu gihe uri umuntu mukuru. Ku mwana ni uduheke 2. Ubwo mu gihe uri ahantu hari indwara z'ibyorezo n'ibihe dusohoyemo, dukwiriye kwifashisha tungurusumu cyane. Ikindi ni ukwirinda indwara zo mu myanya ishinzwe gutunganya inkari, iburizamo indwara y'umuriro. Tungurusumu ifite vitamine A ishinzwe igikuriro cyangwa se croissance, kureba, gukomera kw'amagufa, gutunganya umusatsi, imihango y'abakobwa iryana cyangwa se ihindagurika, iyishyira kuri gahunda, kumva neza kw'amatwi, gukomera kw'amenyo, itera umubiri gucya n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyi tungurusumu kandi ikungahaye kuri vitamine B ya mbere, B na C. Mu ncamake aya mavitamine maze kuvuga iyo uyabuze mu mubiri uba ufite ikibazo. Rero iyi tungurusumu iyo umuntu afite aya mavitamine B ya mbere, B na C, umuntu ajya agira umuhati mu kwiga kandi agafata afite n'umwete n'ubushake. Agira umwete ku murimo yerekejeho amaboko, kuyifatira imyanzuro cyane wihariye, ubwenge buhugukiye kumva, intekerezo zituje, gufata mu mutwe n'umubiri ushyuha ku rugero rukwiriye. Icyitonderwa, tungurusumu ifite akamaro mu ngingo zose bitewe n'uko igenda ivugurura amaraso, isana hasenyutse hose ho mu ngingo no mu mirya y'ingingo. Ingingo ikunda gukoreramo cyane nizi zikurikira: ibihaha, impyiko, imiheha yinjiza umwuka ikanawusohora n'uruhu. Tungurusumu igabanya umuvuduko w'amaraso, ikaba ibaye intandaro yo gukiza umutima. Iyo amaraso agenda buhoro cyane, tungurusumu iyongerera umuvuduko, bigakiza indwara yo guhorana ubwoba bwinshi no kwikanga. Nicyo gituma yitwa inshuti y'amaraso. Tungurusumu kandi irinda amaraso kwigira imubumbe cyangwa se gufata. Nicyo gituma ivura neza imitsi yipfundikanya, ibiturugunyu no kuziba kw'imitsi, ijyana amaraso cyangwa se kwangirika kw'imitsi gukomotse mu maraso atagera mu mpande zose z'umubiri. Tungurusumu igabanya urugimbu ruri mu mubiri, igabanya isukari nyinshi mu mubiri, bigatuma ibarirwa mu rutonde ruvura indwara za diyabete. Irinda abantu indwara z'impiswi no gukunda kuribwa mu mara. Igabanya n'umwuka mwinshi wo mu gifu ari utera gusuragura kenshi cyangwa gutura amangati. Igeze mu myanya yo kwihagarika, ikiza indwara yo kujya uribwa mu ruhago cyangwa se kunuka ariyo mpumuro mbi mu myanya ndangagitsina. Ikiza n'izindi ndwara ziryanira mu mugongo ariko zikunda gufata cyane cyane abantu b'igitsina gore. Mbese tungurusumu irafasha cyane. Rero uko tungurusumu ikoreshwa, ibi byo bikwiriye kwitonderwa. Uko tungurusumu ikoreshwa abantu bose bakwiriye kubimenya. Tungurusumu ku muntu mukuru ni ukurya uduheke 4 ukatujya kuryo kurya byawe. Kurya tungurusumu uyicagaguriye mu byo kurya ni ingenzi, ariko kuyicagagura ukayihekenya mu gihe cya mu gitondo utaragira ikindi kintu urya byaba ingenzi. Uyishyize ku byo kurya dukeya ukayirya mu gitondo. 2, gucagagura uturayi 3 twa tungurusumu ukatugotesha mu mazi iminota 5 muri litiro y'amazi imwe, ukanywa akarahuri kamwe gato mu gitondo, akandi ku manywa, akandi nimugoroba.
icyakora uba ugabanyije impumuro mbi mu kanwa cyangwa se n'izindi mpumuro mbi zijya zigaragara ku bantu, nyamara ni imbaraga zayo ziba zigabanutse. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bakubwira ngo wayiriye ngo iri kunuka, ariko nuko iba iri kuvura, ifite akamaro gakomeye. Iyi tungurusumu ushobora gufata agaheke kamwe ka tungurusumu ukagasiga amavuta aribwa, ugaseseka mu kibuno, bigasa no kwina umwana. Ubu buryo bushobora gusohora inzoka no gukiza umusonga n'uburyane bwo mu kibuno. Ibibujijwe kuri tungurusumu: icya mbere, gukoresha tungurusumu mbisi uri mu gihe cyo kuva amaraso menshi cyangwa se imoraji, yaba aturutse mu gukomereka bitewe n'impanuka cyangwa ari mu kuva kw'igisebe cyangwa akomoka mu mihango y'abakobwa. Ntabwo byemewe gukoresha tungurusumu igihe uri mu gihe cya règle menstruelle abondante. Kabiri, si byiza gukoresha tungurusumu nyinshi igihe umugore atwite cyangwa guhora ayikoresha buri gihe. Ni byiza ko umugore utwite ayikoresha rimwe na rimwe. Uyikoresheje cyane wakomeretse byatuma ukomeza kuva. Rero tungurusumu ni ikiribwa cyiza, ariko dukwiriye natwe kuzirikana, dukwiriye kubaho twese twemera ibyiza byayo, ariko kugira ngo tuyikoreshe neza bikaba ingirakamaro mu gihe dushyize mu bikorwa ibyidusaba. Rero tungurusumu irakungahaye, ifite akamaro kanini gakomeye. Ni ahacu rero kugira ngo natwe twirinde, twikingire, tugirire neza imibereho yacu kugira ngo tuzagire amaherezo meza. Rero iyo dusomye mu gitabo cy'urwambere rw'Abatesalonika igice cyaho cya 4 umurongo wa 1, baravuze ngo nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahugurira mu mwami Yesu kugira ngo nk'uko mwabibwiwe natwe uko bikwiriye kugenda no kugenzereza Imana, mube ariko mugenda ndetse murusheho. Reka natwe turusheho gutunganya imibereho yacu, imibiri yacu ibe izira amakemwa, ibeho ifite akamaro, kugira ngo n'iby'umwuka bihagarara ahantu heza, tuzagira amaherezo meza. Reka twese tubisabirane ngo Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Reka twongere tubashimire gukurikirana ikiganiro cyacu, mukore subscribe, mugeze kuri bagenzi banyu, twese turusheho gufataniriza hamwe gukiza amagara yacu ndetse no gukura iyi si iri mu kaga mu rungabangabo. Abantu b'Imana babeho bashyitse bafite umutekano. Twese Imana ibiduhe mu izina rya Yesu.